bateguye uyu munsi tuza kuganiraho. Turagushimye Uwiteka Mana ikomeye, Imana iri hejuru ya byose, iri hejuru y'imbaraga zose, Imana itegeka byose kandi ituzi ndetse ikamenya imyicarire yacu, ikamenya imiryamire yacu n'imikorere yacu yose urayizi Imana. Uyu mwanya dukomeje tuganira ku mateka y'izi ndirimbo kugira ngo ubugingo bwa benshi bukomeze buhembuke kandi Imana abatarakizwa bakizwe, abakiriye Kristo nk'Umwami n'Umukiza nabo bakomerere muri uru rugendo, cyane cyane ko intego dufite ari ukugira ngo tuzabane nawe iteka kubw'amasezerano duhaye yuko uzagaruka tujyana tukazibanira nawe mu byicaro byaduteguriye. Tagira natwe uze gusozanya natwe kandi ugire icyo ukora kubw'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo, amena. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku mateka y'indirimbo ya 20 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yitwa ngo Mbonye Umukiza Mwiza ni Yesu Kristo. Reka tubanze turirimbe iyo ndirimbo, turaririmbaho igitera cya mbere ndetse na refrain, hanyuma ubundi dukomeze tuganira. Mbonye Umukiza Mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mu isi, igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngo anyuhagira nkize, anyurura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi, anyurura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Izi ndirimbo dukomeje kuganiraho zifite amateka maremare kandi abazihimbye babaga baraciye mu bituma baririmba izo ndirimbo bitewe n'ibihe babaga barimo. Rero ni indirimbo ya 20 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nk'uko nababwiye, izi ndirimbo zifite ibimenyetso bigenda bigaragaraho. Urugero nk'ahangaha dusanga hariho ingombajwi ya ka, iyi ka ivuga ko iyo ndirimbo igaragara mu gitabo gikoreshwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi mu matorero yaho ya giprotestanti, birumvikana ko nayo irimo. Ikindi kandi igaragara mu ndirimbo mu gitabo cy'indirimbo cyitwa Sacred Songs and Solos ni 104. Rero icyo gitabo nayo ababasha gukora amateraniro cyane cyane ku baririmba mu rurimi rw'icyongereza nabo bayibona. Yitwa indirimbo n'ubundi mu cyongereza yitwa ngo I have found a friend is Jesus, cyangwa se mu yandi magambo yita ngo The Lily of the Valley. Niko iyo ndirimbo yitwa mu rurimi rw'icyongereza, yitwa ngo Mbonye Umukiza Mwiza ni Yesu Kristo. Iyi ndirimbo rero yanditswe n'umugabo witwa Charles William Fry, yayanditse mu mwaka w'1881. Uyu Charles William Fry yavutse ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu mu 1837, avukira ahitwa Ardabari, aho ni mu Bwongereza. Ubwongereza ako ni agace kitwa England. England ni kamwe mu duce tugize ubwami bw'Ubwongereza, hanyuma by'umwihariko nako gace kitwa England muri ubwo bwami bw'Ubwongereza. Yatabarutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani mu 1882, atabarukira ahitwa Parliament, aho ni muri Scotland, ni muri Ekose mu rurimi rw'igifaransa. Aho kandi muri Scotland nako ni agace kandi kagize ubwami bw'Ubwongereza, kuko ubwami bw'Ubwongereza bugizwe n'ubundi n'intara enye nini,
harimo izi ngizi tumaze kuvuga ebyiri, harimo England, ni ku kirwa n'ubundi cy'Ubwongereza, England, Wales, Scotland ndetse na Ireland y'Amajyaruguru. Rero urumva ko yavukiye mu gace kamwe kitwa England, aribwo ayo Angleterre, hanyuma kandi atabarukira mu gace kitwa Scotland, nako ni agace k'Ubwongereza. Kandi yatabarutse kiri muto, kuko yatabarutse, urumva ko yatabarutse afite imyaka 45. Yari akiri muto cyane rwose, ni igikwerere, niyo mateka agaragaza igihe cye cy'ubuzima yamaze ku isi. Ku myaka ye 17 yagiye mu itsinda ryasengaga nimugoroba ku cyumweru, aho ni mu rusengero rw'ahantu hitwa Wesleyan, yasengeraga mu itorero rya Methodiste. Hanyuma agiyemo gusenga, arazamuka akomeza gukura bitewe n'uko yakomeje gusenga, aza no kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana, cyane cyane muri urwo rusengero. Muri make yari preacher, yari umubwiriza rwose. Si iyo mpano gusa yo gusenga yagize no kubwiriza, ahubwo uyu Charles William Free yaje kumenyekana cyane ku mpano yari afite yo gucuranga. Bivugwa ko uyu yari umucuranzi w'ibyuma bya muzika byakoreshaga icyo gihe cya kera, bimwe bitagikoreshwa. Ushobora no kuvuga ugasanga bimwe ntibigikoreshwa cyangwa se birakoreshwa, ariko ugasanga ntabwo ari nk'ibi bigezweho, kuko hari nk'ako yacuranga kitwa violin. Yari azi kuhacuranga, azi gucuranga piano, azi gucuranga harmonium, azi gucuranga ibikoresho byinshi. Yari umunyamuziki cyane. Birumvikana uko gucuranga yarabifite mu mpano ze, ku buryo ntago yategwaga rwose. Yari azi ibyuma bya muziki ku buryo buhagije. Uyu Charles rwose ngo yari abizi cyane, ndetse byatumye akundwa, aza no kuzamuka akajya acuranga mu itsinda ryaje gushingwa n'undi mugabo. Iryo tsinda ryitwa ngo ni Salvation Army, ryitwa ngo ni ingabo z'agakiza. Yabaye umucuranzi waryo, aba umuntu ukomeye muri ryo. Iryo tsinda rero ryitwa Salvation Army, cyangwa se duciririkanyije mu Kinyarwanda ryitwa ingabo z'agakiza. Ni itsinda ryashinzwe n'uwitwa William Booth hamwe n'umugore witwa Catherine Booth. Barishinze mu mwaka w'1865. Uyu rero William Booth hamwe n'umugore we Catherine bari n'ubundi, uyu yari umubwiriza butumwa mu itorero rya Methodiste, n'umugore we niho basengeraga. Hanyuma iri tsinda rishingwa, ryashinzwe n'ubundi bafite intego yivuga butumwa yo kugira ngo babwire abantu kuva mu byaha. Bwa mbere bababwira kuva mu businzi, kuva mu bujura, ndetse bivugwa ko kubera ko bari batuye mu mujyi, wari umujyi urimo uburaya cyane, urumva uburaya bwari buhari, prostitution, bituma noneho bashingira itsinda kugira ngo babwire abantu bave mu byaha, ngo bakunde bahure na Yesu, kuko nabo bari baramaze guhura na Yesu, baramaze kumva uburyo gukizwa ni byiza. Noneho bashingira itsinda ryari rifite izina nk'irya gisirikare, urumva ngo ni ingabo z'agakiza, kugira ngo babwire abantu babashe kuva mu byaha, bababwiriza ubutumwa bwiza. Rero Salvation Army, umucuranzi wayo wari ukomeye cyane n'uyu William, kubera ko iyi mpano yari ayifite. Ndetse iyi mpano yaje gukura cyane ubwo ngo yaje no gukora mu itsinda ry'abacuranzi rya gisirikare ryitwa military band. Yari afitemo ubumenyi yagiye akuramo, kuko urumva yari yarakuriye nyine mu gukunda umuziki cyane. Rero byatumye aba umucuranzi w'iri tsinda ry'ingabo z'agakiza, ryakoraga umurimo n'ubundi wo gukora ivugabutumwa. Birangira noneho batakiri gusa muri ibi by'ivugabutumwa, ahubwo bagura ibikorwa, bagana no mu gufasha abarwayi, gufasha abakene, abatagira amacumbi bakabafasha, abashonje. Muri make bakora n'ibikorwa byitwa iby'urukundo, byerekeranye n'urukundo. Si ivugabutumwa gusa, kuko abantu bari bamaze kuza bakomeje banababwira ibyerekeranye no kubafasha mu mibereho myiza ya buri munsi. Rero Charles William Free yaracurangaga, noneho ahangaha iri tsinda yararicurangiye ku buryo ahantu hari imva ye
kuko yaguye n'undi yatabarutse atuye mu gihugu cya Scotland. Aho yatabarukiye ntabwo ari wamushyinguye, ahubwo imva ye iri mu mujyi witwa Glasgow. Glasgow ni umujyi n'ubundi wo muri Ekose, ubu niho ashyinguye. Ku mva ye banditseho ngo umuyobozi wa mbere w'abaririmbyi ba Salvation Army. ngo niwe muyobozi wa mbere wayoboye iryo tsinda, kubera ko yakoze icyo gikorwa cyo kubira iryo tsinda rya Salvation Army, izo ngabo z'agakiza, byaje gutuma ahabwa iryo zina, nako kumva ye bandikaho ngo umuyobozi wa mbere. Bivuga ngo n'ubu ngubu iyo mva iri igarasgo ahashyinguye n'ubu byanditseho, urabibona. Hanyuma uyu William Charles yashakanye n'uwitwa Maria Waterman mu mwaka w'1858. Babyaranye abana 3 b'abahungu. Hanyuma abo bana b'abahungu yabatoje nabo umuziki. Noneho umuziki baje gukomera muri uwo muziki, bajya nabo muri iri tsinda. Iri tsinda rero ryaje n'ubundi gutangizwa n'umuryango muri rusange, kugeza ubwo ritangiye uyu muryango waje kwitwa ngo ni Happy Family, kuko cyangwa se ngo the Free Family Band, kuko iryo tsinda iryo ryatangije uyu muryango wita Salvation Army. Harimo uyu Charles William, harimo umudamu we uyu Maria, harimo n'abahungu be 3. Noneho barangiza bakagenda n'ubundi baririmba bacuranga. Uburyo babikoragamo rero, mu by'ukuri iri tsinda rikora uyu murimo babikoze mu gihe gikomeye. Cyari igihe cya crise, cyangwa se igihe kigaragara cy'amakimbirane yari hagati y'Uburusiya hamwe n'Ubwongereza. Bari bashwaniye mu karere ko bita Balkan, bari gupfa gushaka kuyobora ako gace ngo bakigarurire. Icyo ni ikibazo cyane cyari kiri mu Bwongereza, bituma nyine Ubwongereza buhungabana. Noneho n'abaturage babo barahungabana, ku buryo icyo gihe kubwiriza ubutumwa k'uyu mugabo washinze iri tsinda rya Salvation Army twabonye witwa William Booth byaramugoraga. Hanyuma ikindi kibazo bari bagize icyo gihe, ndi kuvuga ubwo turi mu mwaka w'1878, ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 mu 1878, umwana w'umwami witwa Princess Alice, ni igikomangoma kazi nyine n'umukobwa, ni Princess Alice, yanyuze ku mugezi witwa Tamize. Tamize ni umugezi unyura mu mujyi wa Londres, hanyuma ararohama. Rero kubona umwana w'umwami yapfuye, bagakubitiraho yuko bafitanye ikibazo n'Uburusiya, byatumye igihugu gihungabana. Kandi hagati muri iki gihe nibwo William hamwe n'umugore we Catherine, ntago ari wa William twavuze, ni William Booth washinze Salvation. Bose ndabona amazina ya William yagiye aboneka cyane. Uyu ni William Booth, we yari umubwiriza butumwa uyobora mu itorero rya Methodiste, agakoresha ibiterane. Noneho yakoresha ibiterane, abantu ukabona baje guhungabanya icyo giterane batabyishimiye, bitewe n'icyo gihe cya crise igihugu cyari kirimo. Bigatuma noneho Salvation Army nayo yitwara nk'abasirikare batagamije kurwana, ahubwo bakaza bagasa nabo barinze umutekano, bagarinda umutekano mu ivugabutumwa, bakarinda umutekano umuvugabutumwa, bakarinda umutekano uwaje aje n'ubundi uwaje aje gukizwa, aje kwakira agakiza. Noneho bituma baje kumva ijambo ry'Imana bagaturiza aho ngaho, kubera ko bari kubona abasa naho barinzwe n'abandi bantu bari aho ngaho nyine baje. Ubu ngubu nabita ni nk'abadiyakoni se, sinzi ni nk'uko, ariko bo bagaragaraga n'ubundi ko bitwara nk'abasirikare. Iri tsinda rero ryitwa Salvation Army ryakoraga mu burinzi bw'ivugabutumwa muri icyo gihe n'ubundi kitari cyoroheye Ubwongereza. Twabonye cyiswe ni crise yari hagati y'Uburusiya no kuba bari babuze umwana w'umwami witwa Princess Alice. Rero
bamaze gushinga iryo tsinda ryakomeye cyane mu 1878 rirakomera. Hanyuma wa mugabo witwa naho washinze n'undi waririmbye wanditse indirimbo witwa Charles William Free yaje kwandika n'ubundi kubera kunogerwa no kuririmba, yaje n'ubundi kuririmba, yari yararyohewe n'agakiza, aryoherwa no gukomeza kuririmba. Muri make ubuzima bwe yabagamo n'ubundi akunze ibyo mu nzu y'Imana. Rero yaje kwandika n'ubundi iyi ndirimbo, ayandika ashingiye ku magambo ari mu ndirimbo za Salomo. Bivuga ngo ni amagambo ari mu ndirimbo za Salomo ku gice cyaho cya kabiri uvuye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Ahangaha turaza kuyabasomera n'ubundi kugira ngo twumve icyanditse muri aya magambo. Bigaragara ko yashingiye n'ubundi kuri ayo magambo yanditse mu ndirimbo za Salomo nk'uko nimaze kubivuga. William Free rero ntabwo yigeze aba n'ubundi umushumba ngo umupasiteri, ahubwo yari umubwiriza butumwa w'umurayiki, afite ubuhanga n'ubundi mu gucuranga. Icyo yakoraga rero umurimo yamutungaga buri munsi, yari umwubatsi ngo yarazi kubaka neza amatafari. Mbivuge gutyo uko aho yashyirwaga kubaka bavuga ngo ni bricklayer yubakaga mu buryo bunoze cyane. Yari umwubatsi muri rusange, muri make niwo mwuga wamutungaga buri munsi. Rero nari mbabwiye ukuntu we yaje kwandika amagambo y'iyi ndirimbo yitwa ngo I have found a friend is Jesus, cyangwa se mu kinyarwanda nk'uko twayibonye wayihinduye mu rurimi rw'ikinyarwanda yise ngo Mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo. Yarayanditse rero, hanyuma iza gushyirwa mu majwi n'umunyamerika, niwe wayishyize mu majwi witwa nanone kandi William aragarutse, we yitwa William Shakespeare Hayes. Uyu Shakespeare tuvuga hano ntabwo ari wa muwuni Shakespeare wanditse ibitabo mu Bwongereza, yitwa William Shakespeare Hayes. We ni umunyamerika n'ubundi wari utuye muri leta bita Kentucky mu mujyi wa Louisville. Uwo niwe wanditse iyi ndirimbo, ayiha amajwi, natwe iraza itugeraho. Twavuze ngo rajya kuyandika n'ubundi yashingiye ku magambo yanditse mu ndirimbo za Salomo igice cyaho cya kabiri ku murongo waho wa mbere. Indirimbo za Salomo igice cya kabiri duhereye ku murongo wa mbere turebe amagambo ahanditse yashingiyeho kugira ngo yandike iyi ndirimbo. Haranditse ngo ndi nka Habasereti y'Isharoni n'umwangange wo mu bibaya. Umurongo wa kabiri, nka karungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa, nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu. Nicaye mu gicucu cye nezerewe cyane, amatunda ye yarandyoheye. Ukurikije amagambo ari hano hantu muri ndirimbo za Salomo, ni amagambo agaragaza urukundo yari amaze kumva n'uburyohe Kristo amuryohera. Urumva amagambo ari muri iyi ndirimbo nayo tuyasomye, yanditse ngo Mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Ibihe bari barimo bitaboroheye, yabonaga nta wundi muntu wamugira inshuti, yabera inshuti kiretse gusa Yesu Kristo. Ngo igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje. Ubundi umuntu ajya kubona igikundiro muri Yesu ukagenda musanga. Twabonye ko uyu Charles William yazamukiye mu itsinda ryakundaga gusenga cyane cyane ngo ku cyumweru nimugoroba. Uko gusenga rero kwamwegerezaga Yesu, arangije yumva niwe umuryoheye, yumva nta wundi muntu yagirana ubushuti nawe. Nono mu bibazo rero bari barimo muri cya gihe n'ubundi kigaragara ko Ubwongereza butari bumerewe neza bitewe na za mpamvu twavuze ruguru. Ahangaha ngo anyurura mbabaye, ankiza amakuba, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro. Iyi ndirimbo rero yanditse mu 1881, bigaragaza ko n'ubundi icyo gihe ni nyuma y'iyo myaka, ni muri iyo myaka Ubwongereza bwari muri krize, mu bibazo, ariko wabona inshuti ikomeye yo kumutabara ni Yesu Kristo. Ngo anyurura mbabaye. Noneho
mu bibazo byose byari bihari, aya magambo y'indirimbo aragaragaza ko nta yindi nshuti twabona yadukunda keretse Kristo wenyine gusa utwikorera intimba. Aravuga ngo intimba zanjye zose yarazikoreye, uko ngeragejwe andinda wa mubi. Wakubitana n'ibibazo akakurinda umubi, ibyantwazaga igitugu yarabimbatuye. Haleluya. Bene data, iyo umaze kugira ubushuti muri Kristo uzirikana ko nta bibi byo kugutwaza igitugu, kuko tuba twiyeguriye Yesu kugira ngo atuyobore. Ariko ufite imutwaza igitugu aguma n'ubundi mu bubata bwa Satani, akaguma mu bubata bwa Satani, noneho we yarangiza akabaho n'ubundi mu gahinda, mu bwihebe, kuko adafite umurengezi. Ariko ufite ubushuti kuri Yesu, icyo gihe agira ihumure, agahumurizwa nuko agira ikibazo akabwira umukunzi we Yesu. Iyo ugize ikibazo ukabwira umukunzi wawe Yesu akumva vuba, cyane cyane iyo mubana buri munsi. Ariko iyo hari aho umusiga ukavuga ngo uyu munsi turabana, ejo ntituzabana, iyo umusize n'ubundi kugira ngo uzongere kumuhamagara bigusaba imbaraga. Ariko iyo uhamagara umuntu muhorana, ntabwo uhamagara ijwi rirerire, kuko aba ari hafi yawe igihe cyose. Ngo ni igihome cyanjye njya mwihishamo, naterwa na Satani ngahanwa n'inshuti, Yesu azantabara angeze mu ijuru. Intego yo kujya mu ijuru numva ko yari akiyikomeje, kandi ngo yaka nk'inyenyeri n'uw'igikundiro, morning star. Yesu niwe nyenyeri yo mu ruturuturu. Haleluya. Ariko ibihe byose twanyuramo ntabwo nabwo Yesu adusiga nk'imfubyi. Uyu muririmbyi wahimbye iyi ndirimbo yandika mu magambo ikaza kuririmbwa, bigaragara ko n'ubundi yari afitanye ubushuti na Yesu, ashingiye kuri aya magambo agaragara n'ubundi muri iyi ndirimbo ya Salomo, igaragaza uburyo Salomo nawe yanditse ataka umukunzi we. Ariko twabigereza kuri Yesu bikagaragara ko Yesu ngahumura neza nk'umutapu mu biti byo mu ishyamba. Hanyuma umukunzi wacu Yesu araturengera, ameze neza, nta kibazo afite, ahubwo twe dukwiye gukomeza ubushuti dufitanye nawe. Iyo usomye mu butumwa bwiza Yesu Kristo bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 15, niho ku murongo waho, igice cya 15 ku murongo waho wa 17, niho handitse ngo muri inshuti ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Noneho ku murongo wa 14 handitse ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ku murongo wa 15 ngo sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbizi inshuti, kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Ku murongo wa 16 ngo simwe mwantoranije, ahubwo n'igihe wabatoranije, kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Turacyavuga ku bushuti dukwiye kugirana na Yesu. Uyu muririmbyi waririmbye indirimbo aravuga ngo mbonye umukiza mwiza, ni Yesu Kristo, niwe udukiza icya mbere, kandi niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Nta yindi nshuti twabona itari Yesu, ituba hafi mu bibazo, ituba hafi mu bisubizo, ituba hafi turwaye, ituba hafi mu bukene, ituba hafi mu bukire, iyo dukomeje kubana nayo. Rero tuba inshuti ze kuri kondisiyo ikomeye cyane ivuga ngo, cyangwa se ku mabwiriza akomeye avuga ngo turi inshuti za Yesu nidukurikiza ibyo atubwira. Ibyo akunda tubimenye, ibyo yanga tubimenye, twirinde ibyo yanga, hanyuma dukunde ibyo akunda, kugira ngo dukomeze ubushuti bwacu tukiri mwiza. Satani icyo agambiriye ni ukudukura ku mukunzi wacu, akatwereka ko isi ari nziza, akatwereka ko ubuzima ari bwiza, ariko nta buzima butagira Kristo, kuko ngo nta wundi agakiza kabonekamo, ari mu ijuru ari mu isi, keretse kuri Yesu wenyine gusa. Rero iyi ndirimbo ya 20 yakomeje n'ubundi kutugeraho natwe mu Rwanda, barayandika nyine birumvikana, ubu turayikoresha, hanyuma mukomeze mufashwe nayo. Hanyuma kandi nababwira ko iyi Salvation Army ntabwo yasoreje aho ngaho, yashinzwe n'ubundi n'uyu mugabo William Booth, yifashisha Charles William n'umuryango we babikomeramo, baza kwitwa ngo ni Happy, yaje kwitwa ngo ni yatangiye ubundi yitwa ngo The Free Family Band. Irakomera, barindimba indirimbo. Iyi ndirimbo iza kwamamara itugeraho bitewe n'igihe yaririmbiwemo, ihumuriza abantu kandi igaragaza ubucuti bafitanye na Yesu. Uyu munsi Salvation Army n'ubundi ni umuryango mpuzamahanga
uvuga ubutumwa kandi ukaba unakora n'ibikorwa by'urukundo, ndetse no mu Rwanda naho warahageze iyo Salvation Army iturutse kuri uriya mugabo waje guhimba iyi ndirimbo yitwa Mbonye Umukiza mwiza ni Yesu Kristo. Naho rero naho yaturutse n'aya mateka y'indirimbo igaragaza ubushuti dukomeje kugirana na Yesu. Ndakwifuriza gukomeza gushimangira ubushuti, ukora ibyo Kristo akunda, wirinda ikibi ugakora icyiza. Umwuka wera niwe udushoboza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane.